kugendera muri bizinesi za kera reba nk'aya majipo wambaye ntushobora kwambara agapantaro nk'abandi babyeyi bo muri uyu mujyi ngo twifotozanye mvuga ati dore meri wanjye ahubwo nukuri mwana wanjye iki umva njye uragira ngo ngiye nguma mu rugo nambaye no magotiya yawe ntwaye buri kantu kose uzi watwaye asemani wasaze oya musige muri gato yanjye none musige muri gato yanjye wansuye wa bici nurangiza wowe wifata uncucure uhere kuri matera uve kuri matera ujyane na esume umuntu yihanaguza amana warangije kuvuga aka kanya rero reka nkubwire nagira ngo nkubwire ko nta hantu ntuzi wa mbobo buriya uzi impamvu kivugisha ibyo se waba uyizi impamvu ni uko umuntu ataragukora he tiyubashye sinamwubaha amakayi nayazanye ari mu nzu wigeze uyanyereka ko wagize ubwenge bujya kureba imyenda ko wayibonye hanyuma ko amakayi wakagombye kuyafata ukayambikira muri baga wakagombye gushyira imyenda ijya muri garderobe kuki utafashe amakayi yo gushyira muri baga uvuga uti senti yaraza gufata baga agiye ku ishuri irimo amakayi washyizemo imyenda ngo bigende gute muri ubu buzima ngiye kukwereka ko tudahuje amaraso koko narayihanganye wankandagiye ariko ngo ubwonko ngo iki ubwonko bwawe buracuramye twongeye kubasuhuza tubashimira kubwo impano yanyu kudusapotinga kandi n'ibintu nyine biba binakuriye burya iyo umuntu akoze neza baramushimira sibyo se ndi kumwe ni umurinzi impaya ngira ngo murabibona muri kubibona aha hose aha hose ndi kumwe na Chris Sundi Sundi ya Sundi ni rya Sharifu ntukajya urihina wowe Anita Evangeline mumeze neza tumeze neza ubwashize rero twagiye mutatweretse wa mukino mutatweretse kwakitinga kwanyu nk'abantu babyize ndakeka namwe mwese mwarabyize sibyo noneho sasa nka Evangeline yatubwiye ko yakinnye ari umusinzi agiye kutwereka ukuntu ari umusinzi byanyabyo sibyo se nk'uko babivuga filime ni reality filime ni ukuri jya mu character wawe neza fresh ku buryo umuntu wese uyireba avuga ati baba we akarira akishima yes reka tugufashe noneho Sondiya aba ari umukozi wawe sibyo umukozi wawe ari kukugira inama ariko ntushaka kuyumva sene ko nyirangije dukorere hano sibyo byiza kamerama twebwe twakwegera inyuma nta kibazo batwereke ebana nibyo n'abareba kino kiganiro bamenye ngo burya ba bantu ni abahanga kuri uru rwego Evangeline ni ubwa mbere ngiye kumubona yasi mama Chris natwereke imbere y'umuhungu Sundiyata kabisa umukozi wo mu rugo buriya sera kabiri gatatu action none se Sundi watete babuje kuko ibyo bintu wagiye ubireka byo kumva ubu umwana wanjye Chris yariye yanaryamye papa Chris ambaza reba igihe uziye wasinze nta nubwo uri kubasha no kugenda papa Chris biramureba kuko si izo nzoga wagiye uzi kuko papa Chris atajyanywa inzoga kuko izo nzoga wagiye uzihurira ngandebera nakora umwana wanjye yariye ngo tugende mujyane mu cyumba basi uryame
reba papa Chris agusanze hano izi saa sita z'ijoro uri hano kuko uri mabuja mwiza ko kuma amafaranga kugiye wagiye wihangana ko ukabana neza n'umuryango wawe. Yewe se kari akagabo ndagatinya. Ese mama Kiri nkukorera iki koko? Kati, thank you. Kari akagabo ntabwo ndagatinya. Noneho sasa Anita Chris agiye kumutereta urebe ko Chris wa mwana yakuze. Ndakeka hari aho nabonye ari guteretwa n'umukozi. Yego Cyamunaniye. Yewe we. Haturebe. Ayawe yashizemo. Kiri umupira. Anita. Mama w'abana babiri. Igo shaka bo. Uvuga ngo mukecuru. Kugira ngo kameramani bimufashe kwakinira aha ngaha. 2 3 mode action. Arumeze neza. Meze neza. Ari mukumbuye. Kundusha se? Twarutinze. Nyine hari utuntu narindimo. Hako ndaje. Ariko utwo tuntu ntago twakandishije agaciro. Meze neza. Ko numvaga se nshaka kunsohokana. Urabizi ikibazo si amafaranga. Amafaranga arahari. Uriya njyewe niyo nayabura nanayakamama. Yayamba. Yako nkagukorera icyo ushaka erega kandi no kubura umutima wanjye nabyo ni ikintu gikomeye. Mama. Mama wawe. Ibyo nubitindeho. Nanjye ubwanjye mfite ayanjye. Okay. Ako ubundi uzahora unkandagiza mama wawe kugeza ryari? Ikintu cyose nabuze umunsi numwe waba umusore muzima ufite intekerezo nzima utari kuvuga ngo mama. Ndakubwira ngo soma ngo mama tankubita. Nakubwira ngo nyegera ngo mama tankubita. Ubwo subwo ibyo tuzabibamo bigeze ryari? Ubwo rero ibyo nari mbivuze kujya ndebe uko witwara. Ahubwo waruzi ko kuwa gatandatu nzajya kugura imodoka kandi yanjye. Wow! Niho uretse turebe noneho sasa uyu ni sheri wawe yaraje ebana iwawe aragucucura byose murakubitanye sasa wari waramubuze fire rwose tuba tugomba kwerekana ibyo dukora umwuga wacu akazi kacu ka buri munsi ye n'akazi kanjye ka buri munsi. Yes mode 2 3 action. Ubu se ni Satani kunzaniye ni Imana ikunyoherejeho bigenze bite wari uzi ko tutazahura none nimba duhuye uragira ngo bigende gute? Yes. Iki buri kantu kose uzi wanywaye buri kantu kose uzi watwaye ase mani wasaze oya musige muri gato yanjye none musiga muri gato yanjye wansuye wabicu nurangiza wowe wifata uncucure uhere kuri matera uve kuri matera ujyane na esume umuntu yihanaguza amana. Warangije kuvuga aka kanya rero reka nkubwire nagira ngo nkubwire ko nta hantu ntuzi wa mbobo buriya uzi impamvu kivugisha ibyo se waba uyizi? Impamvu ni uko umuntu ataragukora he ahantu heza no kurigana birimo noneho sundi yatara mama sundi yatara kunani nishira yo ku rwego rwo hejuru uri umubyeyi w'umunyamahoro wamenyereye ubugome wamenyereye uburozi wamenyereye kuba umusinzi no tugiye kukubona uri umumama w'umunyamahoro umwana we noneho sasa aramunaniye ngaho mutwereke 2 3 mode action. Ariko se mwana wanjye Sorry gato yenda hifi ayawe wari wagiye kwashizemo 2 3 action. ariko se mwana ubu koko mwana wa niki ntakoze mwana wa
ikintu gituma neza unaniye ku buryo mbaye iciro ry'imigani muri uyu mudugudu koko ni iki? Mumamereza amafaranga njye guhindura ibisuko. Ibyo bintu ejo narabikubwiye umbabarire ntunzanire ngo ibiki n'ibyahe ngo kukunanira n'iki, mpereza amafaranga nyine guhindura ibisuko byanjye byashaje. Ese mwana wanjye ni igiki wabuze cyatuma wigera gutya? Ahubwo se ni iki? Urukundo naguhaye. Urukundo se ni viziyo tugezemo bihuriye? Bihuriye hehe? Ubu inda ni wowe yabyaye cyangwa? Ese mama uransukisha urangurira wigi uragira iki? Mano kugira umubyeyi mane ukigendera muri viziyo za kera reba nk'aya majipo wambaye ntushobora kwambara agapantaro nk'abandi babyeyi bo muri uyu mujyi ngo twifotozanye mvuga ati dore meri wanjye ahubwo nuko mwana wanjye iki umva njye uragira ngo ngiye nguma mu rugo nambaye no magotiya yawe ariko mwana wanjye wakemeye ugahinduka neza amafaranga njye kwisukisha nta kindi nshaka cyangwa umbwire ngo urayanyimye ndagenda kandi ndazanye oya ntabwo nayakwiye nabwo nayakwiba none se ubu mwana ubu urabona ubu buzima uzabuba mukageza ryari none se iyi viziyo uko bwije nuko bukeye ibintu bigenda bihinduka umwana umwe uranzurananiye ndi gushaka guhindura ibisuko ejo bundi nzaba ndi gushaka gukoresha surgery uri kumva umva amanyashi aze warubizi ngiye kuyaguha ariko ejo tuzajyana gusenga ibaze ariko ejo nifitiye pati niyo mpamvu nshaka gusukisha ngo tuzajyana gusenga amama ngiye ibyo bintu byawe rero nibyo mba ndambiwe unjyana gusenga ngende umwana w'imyaka ingahe ujyana gusenga urabona ndi uruhinja ushyira mu mugongo ngo tugende tujye gusenga urabona ndi iki njyewe ndasenga mu mutima wanjye ndabizi ko nsenga urumva tujye gusenga rero witonda nkaba ni iwacu mu muryango nta mwana umeze ucyaba ubaye umva nyine ko ari mu miryango yanyu none se nyine n'umwana wabyaye none se ko nanjye ndi muzima ikintu cyatumye utaba muzima ni iki mwana bakubwira iki wabuzana muri ubu mama wabana uri muzima papa gusukisha igisuko kikamara umwaka kikabora ukambara inguti y'imyaka 5 warangiza ngo uri muzima ahubwo kamubaze ababyeyi bari kuri social media ujye bareba usiko ngiye binera n'isoni zo kuba nakwifata nkavuga ngo uyu ni mama wanjye usa gutyo kandi mu rugo harimo amafaranga ese kamubwire cya papa wicaye akakibwira ati zana amafaranga nk'ibihumbi 200 nkakwereka shop tujyamo ukareba utwenda mushakira ako ikibazo cyawe mama ufunga umutwe ntabwo ushobora kunyumva ntabwo ushobora kumva ko turi muri viziyo itandukanye n'ibihe byashize ni ukuri kw'Imana noneho ishuri ryanyu uri mwigamo byinshi hari realite creativite logique reason na mission no improvise muzi cyane noneho wowe na Suzy improvise ashamura abagiteri beza kabisa ko bisa numva hari ukuntu mubyandike muri comment uwo bakuruye kabisa uvuga ati arankuruye ko bimeze improvise banyeshuri ba mamanike turagusuhuje abana bawe do mwegere gutya niho hari buza buri araza musanga 2 3 action habaye kise ko manu kubita bag hasi n'umujinya rero iyo bag biri mu mbwire niba ari byo nashakaga sibise ese uri mukuru wanjye ucuramye ubwonko ibirenge byawe nibyo bitekereza cyangwa iyo umuntu agutumye amakayi umuzanira imyenda nuko ari byo nabona gukeneye nibyo bonaga nkeneye imyenda nzajyana ku ishuri imyenda niba narayigusabye muri vacances none uyizaniye mu gihe cyo gutangira amashuri ako sereka mubara kuba uri inkandagira bitabo urajya ngo nanjye mbinkandagira bitabo nkawe banza uvuge nurangiza ngiye ndangiza kuvuga ndagusobanurira ako ubundi reka nkubaze urabyibuka neza yuko nge nawe duhuje umubyeyi umwe kandi nawe ntago ari muri uru rugo none icyo nicyo uheraho unsuzugura ndagusuzugura se ubundi urabona wiyubashye
Senti ntiwumva amagambo mbwiye utiyubashye sinamwubaha amakayi nayazanye ari mu nzu wigeze uyanyereka ko wagize ubwenge bujya kureba imyenda ko wayibonye hanyuma ko amakayi wakagombye kuyafata ukayambikira muri baga wakagombye gushyira imyenda ijya muri garderobe kuki utafashe amakayi gushyira muri baga uvuga uti senti yaraza gufata baga agiye ku ishuri irimo amakayi washyizemo imyenda ngo bigende gute muri ubu buzima ngiye kukwereka ko tudahuje amaraso koko narayihanganye wankandagiye ariko ngo ubwonko ngo iki ubwonko bwawe buracuramye uzarebe ukuntu bucurukura noneho rero sasa ngiye kukwereka nyirizina njye wanyawe shamva ndagira ngo nkubwize ukuri kuko wanita ibyo wakwikora byose nta kintu wanyereka nta soni kandi fate n'iyi myenda uyigenda uyishyire muri garderobe unshyiriremo amakayi njyane ku ishuri mbesire gusa muzajya muza babazane muri ibinyendaro nimurangiza muze kwigira nabi aha ngaha muri uru rugo mva ntabwo byakunda uwo nguwo sinjye zanabaze guhera kuri iyi saha uru rugo narukuriyemo ese waruzi amakuru udafite ibyangombwa byo muri uru rugo ninjye byanditseho none rero ntibivuga wambabaje kenshi gashoboka numvishe neza fata igikapu ufate iriya myenda yawe usohoke wanyeretse ko nta umuvandimwe wawe koko nanjye aka kanya sinkeneye kukumva Anita nukuri noneho ndemera guhinduka mvura no kwinginze tubane neza nk'umuvandimwe ngaho mumbabarire mumbwize ukuri iki ni cyo bita improvise nta sene nabahaye ko ndeba mutagora director kuri set barize abarimu badukurikirana batwitaho umunsi ku wundi cyakoze ishuri ni ryiza impano ni nziza ufokasinga ku kintu niho iki ni kigaragaza ko muri abantu bize kandi bize neza shamama ni kabisa aho ugejeje ukora turagushimiye murabona ko aba bantu aba banyeshuri aba factor aba bakinnyi ba film bazi icyo gukora mubyandike muri comment ese ntibazi icyo gukora ngaho mumbabare mumbwize ukuri nka Evangeline nka filime yawe ureba ukavuga ati iyi filime ngomba kuyigiraho oromodo wawe nindi murakoze oromodo wanjye ntarajya muri filime yari mama Nika nabonaga ibintu akora hari sene yigeze gukina ari umukozi wo mu rugo kandi ari umubyeyi ukuze muri Rosine muri Rosine arayikora neza ukabona ni umukozi wo mu rugo hari n'indi yigeze gukina arwaye neza yarembye ari nkaho bamutamika izi ibyo bintu ushobora kuba ari mu ntuze naho muri Rosine muri Giramata rero namwigiye ndavuga uyu muntu niba akuze akaba yakina nk'umukozi wo mu rugo koko bwite ku buryo nanjye nabirebaga nkavugana uko byasa kose uyu mubyeyi ibintu akina ni umuhanga ku buryo nicara nkavuga ningize amahirwe ibi bintu nanjye nkabigeraho nakina nk'uyu mubyeyi rero ndacyari mu rugendo urumva icyo gihe wamurebaga kuri televiziyo wari utaranamubona amaso ku maso ako uzi oromodo wawe umureba kuri televiziyo noneho sasa ukacakira amahirwe ukamubona amaso ku maso urabona ndakeka ko isaha ariyo yose wagirayo wamubona namubona kuri telefoni namubona mu rugo namubona ku ishuri aba ahari rwose byaranshimishije kubona uriya mubyeyi undi muntu nubwo namutinyaga intare y'ingore nawe rero umudo wanjye ariko nkagira ngo buriya bugome ni ubwanyabwo abantu bari hanze bari inyuma ya sinema baba bazi ko biriya bintu ari ibyanyabyo intare y'ingore yarakina aravuga ni kabisa uri umugome
nkavugana ubu bugome nanjye hagize unsitaraho numvaga nabwigana nkaburiya neza bwanyabwo ariko numvaga ari ubwanyabwo hagize unsitaraho ariko n'ubu ngubu bagwaye sene y'ubugome wayishikinga ye kabisa noneho buriya bizi sene muri gutegura yego bizi sene turi gutegura n'umuriro bizabatwika kweli mwebwe gusa mugume hano ku murinzi w'impayi ubundi mukoreshe ya nyinshi share comment na subscribe ubundi murebe umva ubugome buraha hazashya none se ko twarebaga umuzunguzayi yego ukuntu wari umeze noneho iyo yindi muri gutegura izazirenze umuzunguzayi yego izazirenze irakubiye umuzunguzayi papa umva uko mwambonaga mu muzunguzayi noneho bikubye ngiye kuba wa mugore noneho uteye ubwoba noneho tuvuge nka Sundiyata tubonye uburyo yakingamo sibyo ndizera ko mwabikunze ikigaragaza ko mwabikunze muraza kubitwereka muri comment ese arabizi Anita ese buriya ntabwo atubeshya byaba byiza nk'abakunzi bacu mugiye mutubwira ati kosora ibi wongeremo ibi ngibi kuko rega njye nshobora kuba nzi ko nzi n'ikintu ariko wowe ukireba ukumva ntikigushimishije tuba dukeneye n'ibitekerezo byanyu kuko nyine niyo support yanyu ikomeye niyo support ikomeye buriya nanone akantu keza ni ukuba wahwitura umuntu nk'uko Cynthia yabivuze muhwitura hakiri kare amenye ngo arakosora iki aho bipfira Anita nari nzi ko yitonda ariko nsanze imvura ihoze niryo ryatsinze Anita nsanze ebana muri abahanga pe abantu babafite ntibazababure nanjye umunsi nagize iyanjye hari mwe nzaheraho turahari ku bwanyu mudukunde mukore share like comment turi kubategurira ibintu byinshi kandi byiza biri fresh byiza cyane fire ubundi uyu mwaka nitwe namwe ikindi kintu guys bafana bacu twagiye kubabwira njye cyane bagiye kubabwira hano dufite umudirector mwiza witwa Kaboyi nawe aturuka iwacu kwishyiga nubwo yabuze nk'amazira myaka yose kuba mudakunda no kumubona amafilme menshi cyane uyu nguyu ni umudirector ukomeye turamwubaha rwose umuntu wese ufite akazi ko kuba yashaka umudirector dore nguyu rwose muzamuha akazi nibi byose turi gukora bifitemo uruhare munabyo munaho nanjye ndi umwactrice ndabyumva kandi ndanabikunda yego nkaba ndi no kuri inyuma ya kamera kuba direct mu makazi ese ndabishoboye ako ngiye mbona ibintu bizaguhama ari ubudirector kabone nubwo bavugira muri umwactrice abafana bacu mujye mubitubwira nanjye ndaje mbereke kuri ikurikira ngomba kubereka ubuhanga bwanjye nanjye mu kwacting yes bye bye mwakoze cyane mwibuke kudushyigikira turabahoza ku mutima